Ni Leandre KAREKEZI rero umuyobozi mushya wa Federation ya Volleyball mu Rwanda. Tujye kuganira kuri volleyball. Iyi volleyball yahoze ikundwa n'abanyarwanda benshi, imikino ikitabirwa kuri stade nto hari Remera n'ahandi hose yabaga yabereye kuva mu mashuri yisumbuye, abantu dukunda gukina, kureba no gukurikirana ibifite aho bihure byose na volleyball. Uwo muco ko wacitse araza kuzahura gute? Reka twamamaze hanyuma tugaruke mu kanya gatoya tuganira birambuye. Iracyari halftime show, mukomeje gukurikirana ikiganiro cy'imikino hano kuri Royal TV buri wa mbere, buri wa gatatu ndetse na buri wa gatanu saa 3 n'igice z'umugoroba. Twatangira amakuru agiye atandukanye, gusa nkuko mumaze kwimenyera buri wa mbere dufite umutumirwa. Uyu wa mbere rero uhuriranye nuko iyi weekend tuvuyemo habayemo amatora yo muri Federation yo gutora umuyobozi mushya wa Federation ya Volleyball. Nyuma y'ibyabaye byose tudashaka kugarukaho byabaye muri iyi Federation, abayobozi bagatorwa. Leandre Meya turi kumwanga nawe ni umwe mu bari bahataniye umwanya, aza kuza gutsindwa na Gustave Nkurunziza, gusa biza kujya mu nzego z'umutekano, inzego z'ubushinjacyaha n'ubugenzacyaha mu rusange, bivuga ko aya matora yahagaragayemo ibijyanye na ruswa ndetse n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Hanyuma abari abayobozi baza kuza kwegura ku mpamvu zabo bwite, hategurwa andi matora bundi bushya. Leandre KAREKEZI wahoze ari n'umuyobozi w'akarere ka Gisagara niwe mukandida rukumbi wabashe gutanga kandidatire yiwe. Yewe abanyamuryango bose ko ari 23 bo muri Federation ya Volleyball bose babihaye umugisha, bamwemeza nk'umuyobozi wabo mushya mu rusange. Mbere na mbere ntabwo ari bisanzwe, nubwo nta muntu mwari muhanganye, ariko no kumva ko abanyamuryango bose nta numwe nta mpfabusa, nta jwi ry'imfabusa, nta oya, zo 23 bose bagatora yego, mwabyakiriye gute? Nabyakiriye neza. Nabyakiriye nk'uko bigaragara ko abanyamuryango bifuza ko habaho impinduka, kandi icyo kibazo tumazemo iminsi gituma hari ukuntu isura ya volleyball mu Rwanda yangirika, cyahanagurika. Ntekereza rero ko buri wese ubwo bushake bufite kugira ngo duhe umukino wacu isura nshya, duhe umukino wacu isura wahoranye, kuko volleyball ubundi ni umukino ukunzwe, ni umukino abawugize usanga ari nk'umuryango umwe, famille. Mu by'ukuri rero buri munyamuryango wese wa volleyball arabyifuza, arabishaka. Ntabwo rero hari wakwifuza yuko famille yacu igumana icyo cyasha. Ntekereza ko ariyo mpamvu bose bashyize hamwe bakavuga ngo reka dushake uburyo dushyigikira uwiyamamaje kugira ngo tumufashe, tumube hafi, tugire uburyo duhindura ibintu mu buryo bwiza, umuryango wa volleyball wongere ugirirwe icyizere n'abanyarwanda. Wongere ugirirwe icyizere n'abanyarwanda. Icyo cyasha wambaye muri iyi minsi babashe kuwicyambura. Byari byifashe gute mu matora? Twabivugiramo mu rusange tureba uko byari byifashe ku uyu wa gatandatu mu matora barimo baratora, by'umwihariko kwari nk'umuhango wo kwimika no kwemeza burundu Meya Leandre wahoze ari meya w'akarere ka Gisagara, Leandre KAREKEZI. Ngira ngo umuntu ashobora guhita yibaza aba banyamuryango nibo ubwabo mu minsi yashize batari bakugiriye icyizere mu matora abanza, ubwa kabiri bahise bakugira icyizere, bose bagundagazaho amajwi. Bigusigira iki? Mubyakira gute? Nta buryarya burimo, nta buriganya, ntaki ku bantu mugiye gukorana? Ntekereza ko nta buryarya burimo. Iyo umuntu agiye gutora niwe n'umutimanama we. Ntekereza rero ko bafite uburyo babibona, bafite abo bari bagiriye icyizere, nyuma ku mpamvu ze bwite aza gusezera, ariko icyo bashakaga ni uko haboneka umuyobozi ubafasha kandi ugira uburyo afatanya nabo kugira ngo Federation iyoborwe kandi bafatanye kugira ngo haboneke icyerekezo kandi cyiza. Ntekereza rero ko ni uburenganzira bw'abatora ubundi gutora. Ntekereza ko kuba bari batoye kuriya nyuma bakaza kongera icyizere, n'ubundi imbere barabangiriye icyizere, nubwo
atari bose ariko n'ubundi bigaragara ko hari icyo cyizere. Ejo bundi rero kuba nari umukandida umwe bakongera kongerera icyizere, ntekereza ko ari uko abanyamuryango babigennye, kuko ntabwo navuga ko harimo uburyarya, kuko banyeretse ko bafitiye icyizere kandi nanjye icyo cyizere ndakibafitiye, ndetse niteguye no gufatanya nabo kugira ngo duteze federasiyo yacu imbere. Muteze federasiyo yanyu imbere yigizwe ni komite igizwe n'abantu bagera muri 11 ndatekereza. Ubundi komite igizwe n'abantu 5, hakaba 2 batorwa nk'abagenzuzi ba komiseri konti, ubundi hakaza abayobora assemblée générale, ariko ubundi komite nyobozi igizwe n'abantu 5. Komite nyobozi ya komite executive. Ngira ngo icyo nishatse kubabaza Leandre, uyu mukino mu mutorewe kuyobora by'umwihariko sibye makosa nicyo cyasha bavugaga mu kanya gato wambaye turi buze gukomozaho, umuntu ashobora guhita yibaza wahoze uri mu rwego rw'ubuyobozi muri administration y'igihugu, umuyobozi mukuru w'akarere ka Gisagara, ni iki cyabateye? Ubundi akenshi na kenshi abasportifu benshi tuzi iyo bageze mu mirimo nk'iriya, mu nshingano ziriya, abenshi nubwo banagira n'ubushake bwo kugaruka muri siporo kubera impamvu nyinshi bahora batubwira, ariko njye nshobora kuhitangira amatsiko, ni iki cyabateye kumva mudashaka gukomeza iriya kariyeri, usibye ko nayo itagize imana ntabwo isaza, ubwo mukavuga muti hari uruhare, hari icyo nshaka kuza kugiramo uruhare mu iterambere ry'umukino wa volleyball? Ni iki cyabibateye by'umwihariko? Ndi gutekereza ko siporo siporo umuntu ayijyamo akiri mutoya, siporo umuntu arayikunda ikamubamo. Siporo rero nayikunze ndi mutoya, cyane cyane umukino wa volleyball, umukino ndi mutoya mukuriramo, navuga ngo warandeze ku buryo numva hari n'ibyo ngomba famille ya volleyball mu by'ukuri numva mbafitiye nk'ideni nk'umukino wandeze, kugira ngo nanjye ngire uburyo ndera barumuna banjye, ndetse ngire n'uburyo mfasha igihugu ntanga umusanzu mu guteza imbere umukino. Igihe rero nari ndi mu zindi nshingano, ntabwo mu by'ukuri nigeze nibagirwa volleyball, ntabwo nigeze nibagirwa siporo, kuko siporo nayikundaga, ndetse naho nayoboraga nkagerageza kuyikundisha abandi. Ibyo rero ndabifatanyaga n'inshingano nari mfite. Birumvikana siporo uyijyamo nyuma y'akazi, ariko iranafasha buriya mu kazi, kuko akazi nakoraga siporo burya irafasha mu buryo bwa mobilisation, ari ugabanya stress, ariko no mu buryo bwa mobilisation kugira ngo abaturage babe bashyize hamwe, babe bishimye. Siporo ni kimwe mu bintu bibashyira hamwe kandi ugasanga bose barahuje barishimye. Siporo rero ni ikintu cyiza no mu buzima busanzwe wakoresha. Ni nayo mpamvu numvaga aho ndi ngomba kubakundisha siporo. Ibyo rero nabikoze, nyuma inshingano nari mfite zirarangira, nari umuyobozi w'akarere. Mu mategeko agenga abayobozi b'uturere, ukora manda imwe, ikaba ushobora gusubiramo muri manda ikurikiyeho. Iyo manda 2 zirangiye mu by'ukuri ntabwo uba ukemewe kongera kwiyamamaza. Ni nako byagenze. Manda zanjye rero nari nzirangije, ngaruka mu buzima busanzwe. Ngarutse mu buzima busanzwe, siporo nabanaga nayo, numva nanone ngomba gukomeza gukora siporo kuko yubaka umubiri, ituma nsabana n'abandi. Ngarutse mu buzima busanzwe rero nongera guhura n'abo twakinanye, n'abo twakuranye muri volleyball. Babona ko noneho nshobora kuba mfite umwanya kuruta uko mbere byari bimeze, kuko nari mfite inshingano zitampa umwanya wo kugira ngo nitabire volleyball cyane. Batangira kunsaba atari ko tubona hari ibikorwa wagiye ufasha kugeraho aho wayoboraga, se ntiwadufasha kugira ngo twubake federasiyo yacu ku buryo twayiha icyerekezo, twayiha umurongo, twayifasha gutera imbere. Numva bagenzi banjye bifuza yuko nabafasha, usanga nanjye mfite umwanya noneho nta n'ikintu kimfashe cyatuma ntatanga uwo musanzu kugira ngo mbe nafasha bagenzi banjye kubaka umuryango wa volleyball, guteza volleyball imbere. Nuko rero nanone nagarutse muri volleyball,
kuko ni umukino nabayemo, ni umukino nakinnye, ni umukino nakuriyemo. Numvaga rero icyo bagenzi banjye bansaba ntabima uwo musanzu mu by'ukuri, kubera rya deni wumva ukina bafite. Deni numva mbafitiye rwose, kuko volleyball yarandeze kandi kugira uwo uriwe ngira uwo ndiwe. Nuko rero mu by'ukuri nagarutse, numvise ibyifuzo bya bagenzi banjye, ariko nanjye urwo rukundo rwa volleyball nari ndufite, bituma rero bansaba ko naba umukandida ku mwanya wa perezida wa federasiyo ya volleyball. Nanjye numva ubwo bushake burahari, ndavuga nti nta kibazo, reka dufatanye kugira ngo twubake umuryango. Ukimara gutsindwa mu matora ya mbere, ntabwo wumvishe umeze nk'ucitse intege? Mu by'ukuri numvaga ntacitse intege, kuko ubundi batora ntabwo batora umuntu, batora umurongo cyangwa se ibikorwa arimo atanga azabagezaho. So ubwo numvaga yuko ubwo uwo duhanganye yandushije kugira ibyo azabagezaho, ndavuga nti jyewe ibyo navuze, ibyo nashyize muri gahunda yanjye nzabimushyikiriza, ibyo ari byose ashaka kubihuza n'ibyo akagira uburyo bimufasha n'ubundi ugatanga umusanzu utari perezida. nkaba ntanze umusanzu nubwo naba ntari perezida wa federasiyo. Numvaga rero niteguye nawe kumufasha tugafatanya nk'umunyamuryango wa volleyball, nkaba natanga ibitekerezo kandi bikaba byafasha mu iterambere rya volleyball. Numvaga rero ntacyo bitwaye, ubwo ariko demokarasi yabigennye, kuko abanyamuryango nibo bagena batora uwo bashaka. Numvaga ari uko byagenze, kandi numvaga ntacyo bitwaye, nzakomeza gutanga ibitekerezo nk'umunyamuryango. Uyu munsi rero uzakomeza kubitanga, uri umunyamuryango, uri perezida, ni wowe uyoboye ubu bwato, navuga ngo bugiye kugenda, bugiye gutangira urugendo mu gihe cy'imyaka 4, mwigeze mukomoza ku cyasha. Murashaka gusubiza, mu yandi magambo murashaka gusubiza volleyball aho yahoze itari iri muri iyi myaka muje yayiyobowe na Gustave ndetse n'abandi muje musimbuye. Ni nka hehe, ni uruhe rugero mwatanga muri iyi myaka rushobora kuba ari rwo mushingira muvuga muti volleyball yasubiye inyuma kubera impamvu nini? Ngira ngo harimo ingero zimwe umuntu yavugaho ubona hari ibyasubiye inyuma, nk'ubwitabire bw'abafana ku kibuga. Uyu munsi haraba hari match ya volley, ugasanga kuri Petit Stade match iryoshye yahuje amakipe azwi, ugasanga abantu ni 50 ni 100. Mu by'ukuri mu stade yajyamo abantu barenga 1000, ntabwo biryoshye. Icyo twifuza yuko gikosoka. Abakunzi ba volley ni benshi, ariko ubona baragiye badohoka. Turashaka rero kureba impamvu yo kudohoka, tugashaka uburyo bagaruka kuri stade bakitabira umukino, kuko ni umukino bakunda. Turabizi ko hari abafana benshi dufite kandi bakunda umukino wa volleyball. Ikindi ni ugufasha volleyball kumenyekana, abantu bakayimenya. Mperutse kubyumva mu bitangazamakuru bavuga ati volleyball ni umukino w'intiti. Ibyo nabyo ni isura bayihaye, ariko numva itariyo. Uyu munsi usanga volleyball igaragara mu mujyi hano muri Kigali, ugasanga iragaragara muri iyi mijyi yungirije Kigali za secondary cities, ugasanga iragaragara mu mashuri ya segonderi na za kaminuza, n'amaprimaire amwe n'amwe. Primaire ni hake cyane. Ibyo rero ntabwo ubundi bikwiye, kuko volleyball ni umukino umuntu wese n'utarageze ku ntebe y'ishuri yakwiga agakina kandi akanawukina neza. Twifuza rero kuba umukino uzwi hirya no hino mu gihugu, nk'uko football ikinwa mu gihugu, mu mirenge tugasanga ayo makipe ya volleyball, kandi birashoboka. Hakabaho amarushanwa ahuza abantu benshi ku buryo usanga volleyball yitabiriwe. Urugero natanga ni hari nk'igikombe twita umurenge Kagame Cup. Nka kiriya gikombe usanga kiri muri football gusa, muri volleyball kitazamo. Icyo gihe byitwa umurenge Kagame Cup muri volleyball, buri murenge uzashaka ikipe kandi ikine zihatane kugeza ku rwego rw'igihugu. Ubwo volleyball zaba igenda imenyekana hirya no hino, abafana bazajya bagenda biyongera, bitume mu by'ukuri tubona abakinnyi benshi. Ariko burya iyo abantu bayireba ari benshi batangira kumenya n'amategeko y'umukino, bakarushaho kuwukunda. Ubwo binatume n'ubundi dushobora no kubona abafatanyabikorwa
bamwe bashaka kwamamaza ibikorwa byayo binyuze muri volleyball kuko babonye ari umukino ukunzwe witabirwa n'abantu benshi, ubwo tubone sponsor n'ibindi byose bishobora gutuma umukino ugenda neza kurushaho. Ariko ubwo ikindi ubwo na za infrastructure za volley, ndashaka kuvuga ibibuga ubwo bizaba bikwirakwira hose kuko bikajyanirana, bigomba kujyanirana. Niba volleyball yageze mu murenge bagomba kuba bafite aho bayikinira. Ubundi ikibuga cya volleyball kiri mu bibuga mu by'ukuri navuga bihendutse. Reka nubwo twareka iki kiri simante, dushobora no gukora ikibuga cya beach volley. Cya beach volley ni umusenyi, ni ugukora ikibuga cya volley ugashyiramo umusenyi abantu bagakinira muri uwo musenyi. Uwitoreje muri uriya musenyi umushyize ku kibuga kindi kiri simante ashobora gusimbuka no kurusha uwitoreje ku kibuga. Bajya no kwitoreza ku mucanga cyane. Ku mucanga. Ubwo rero ibyo byose ni ibintu dushaka kugira ngo volleyball imenyekane igere hirya no hino mu gihugu, ariko hari no gukorana na media. Ubu nabyo ni ikindi kintu muri wa mujyi wo kumenyekanisha umukino, muri kwa kumenyekanisha umukino. Uyu munsi volleyball mu by'ukuri ntabwo ihagaze nabi, urebye ku rwego rwa Afurika uko duhagaze, urebye ku rwego rw'isi. Mu by'ukuri volleyball ntekereza ko unarebye n'izindi discipline cyangwa se indi mikino mu Rwanda ushobora gusanga aho duhagaze neza kurusha indi mikino dufite ari muri volleyball ku rwego rwa Afurika. Ni votala abaprofesiyoneri benshi na ranking turi imbere urebye ugereranyije n'indi mikino, ariko ugasanga ibyo nta nubwo abantu babizi. Kubera iki? Kuko bitavuzwe ko tutakoranye n'itangazamakuru ngo abantu babimenye bivugwe hirya no hino. Ibyo rero nabyo ni kimwe mu byo twumva twashyiramo imbaraga, gukorana neza n'itangazamakuru kugira ngo ibyo dukora tubitangariza aho tubikorera, babimenye babikunde, volleyball ikomeze gutera imbere, kurushaho gukomeza gukundwa. Ngira ngo ibikorwa ni byinshi, tubivuze banza byafata ikiganiro cyose. Ndabizi mufite manifeste, mufite ibikorwa byinshi muteganya gukora mufatanyije na komite mwafatanyije kuyobora, ariko natwe dufatanyije, bafatanyabikorwa ni benshi. Hari iryo tangazamakuru, hari abakinnyi, hari abayobozi b'amakipe, hari abafana, buri wese afite umusanzu we. Ukomoje ku kintu cy'ibikorwa remezo, ni nacyo mwibanzeho cyane no mu kwiyamamaza no mu kubwira abanyamuryango muri rusange, haba mbere ndetse na nyuma y'amatora. Iki kintu cy'ibikorwa remezo dukunze kukigarukaho ni muri siporo. Iyo tuvuga muri siporo muri rusange, iterambere rya siporo iwacu rikomwa mu nkokora n'ibikorwa remezo bikeya. Uyu munsi mugize muti ntabwo volleyball ikibuga cyayo gihenze. Binyibutsa, ngira ngo tujye tunabireba mu buryo bw'amashusho, ukiri umuyobozi w'akarere ka Gisagara mwabashije kugera ku gikorwa kindashyikirwa mwubaka stade, navuga gymnase yo ku rwego rwo hejuru, yatwaye hafi akayabo ka miliyoni magana cyenda, irimo hafi imyanya igera muri 390 niba nibuka neza, sinzi uraza kunyibutsa. Ngiyi yo mu karere ka Gisagara, izo miliyoni zose zayigendeyeho ntago ari nkeya, ariko ubukeya cyangwa ubwinshi bwayo si bwo umuntu yakwibandaho. Umuntu yakwibanda ku gitekerezo no gutekereza umushinga nk'uyu nguyu. Bisaba iki bundi kugira ngo hubakwe, haboneke ibikorwa remezo nk'ibi ngibi, ikibuga nk'iki ngiki? Byabatwaye iki? Muducire ku mayange gato urugendo rwo kugera ku gikorwa nk'iki ngiki. Tugiye gutekereza kubaka gymnase mu karere ka Gisagara, twari dufite urubyiruko rukunda siporo, ndetse n'amateka buriya ya volleyball usanga muri Gisagara havuka abakinnyi benshi cyane ba volleyball kuva kera. Ni umukino rero usanga abaturage babo bazi, bakunda, bitabira. Ariko icyaduhaye imbaraga cyane, ntabwo wenda navuga ko ari icyo ngicyo. Hari ikipe, twari dufite amakipe ndetse n'amakipe y'abafite ubumuga, nk'ayandi twahoze tureba ya sitting volleyball na city ball. Ikipe za Gisagara zari za mbere ku rwego rw'igihugu, zitwara ibikombe byinshi cyane. Tugasanga buri gihe uko tugiye gukina tukajya muri Huye tugatira ibibuga, ugasanga niho bitoreza, ugasanga niho bakirira amakipe. Turavuga ubundi kuki tutagira ibibuga iwacu, ayo makipe aje akaza tukayakirira iwacu. Tutangira kugira igitekerezo cyo kugira ibibuga iwacu. Nyuma tuza kureba Gisagara ubundi aho iherereye, ni akarere kigiye rwose katari hafi, kadakora kuri kaburimbo, kigiye gakora ku mupaka w'u Burundi, usanga nta kindi kintu cyakurura abantu ngo bahaze. Turatekereza tuti ko dukoresheje uyu mukino dufite,
ko dushobora gushaka uburyo dukurura abantu bakajya batemberera muri Gisagara bakahatinda bakaza abaje bakaharara bakagira ibyo bahagura bigafasha mu iterambere ry'akarere. Dusanga twubatse Jimunaze ishaka kugikurura ayo ma ekipe akaza akarara muri Gisagara agakonsoma ibyo muri Gisagara akamenya Gisagara akayisura akayitembera bikaba ari ikintu cyatuma akarere kamenyekana kandi kakagira amafaranga akinjiza. Ibyo rero twatangiye kubiganira mu nama njyanama ibona ko bifite ireme ibiha umugisha dufata umwanzuro w'uko twakubaka Jimunaze. Birumvikana twubaka Jimunaze tunubaka guest house tukavuga ngo iyo guest house abakiriya ba mbere twatagetingaga no kuvuga ngo nabo ba sportif baje bamwe bazanywe na sport nibaza baje muri sport bagakina muri Jimunaze tuzabakira muri guest house barare muri guest house ibona abakiriya beza barireyo ibona abakiriya beza Gisagara igendwe bitume akarere gatera imbere. Twubaka Jimunaze tumaze kubaka Jimunaze dutekereza no gushyiraho ikipe kugira ngo Jimunaze agire agaciro no kuba ifite n'ikipe iyikiniramo kandi inatsinda. Ngira ngo uyu munsi ikipe ya Gisagara niyo ya mbere muri shampiyona ya volleyball. Ibyo nabyo ni umusaruro mwiza kandi biracyaza. Ubona uyu ni umwaka wa mbere mu by'ukuri wa shampiyona bitabiriye. Ntabwo ubwo nagashatse kugaruka kuri akipe ya City Ball na Sitting Volleyball ko bakoze izina rwose ziramenyerewe cyane. Ubundi na mbere Gisagara we yivugaga utaga wumva ziriya kipe City Ball na Sitting Volleyball. Ubu rero noneho uranayivuga ahita wumva volleyball Standing Volleyball. Ibyo rero urumva ni Jimunaze ni umusaruro mu by'ukuri Jimunaze itanga kandi iracyakurura abantu ntabwo baraza ahubwo uko bikwiye kuko ni ikibuga ubona cyiza ku rwego rw'igihugu kizajya gikurura n'amakipe aturutse hanze y'igihugu yasuye u Rwanda akaba yakinira Gisagara kwakira competition ikomeye. Ibyo ni ibintu bishimishije kumva Gisagara yakwakira competition nk'iyo. Ibyo rero nibyo mu by'ukuri twashaka kugeraho ariko ari mu buryo bw'imikino ari no mu buryo bw'iterambere ry'akarere. Leandre Karekezi umuyobozi mushya w'ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball hano mu Rwanda dukomeze kugenda tuganira byinshi cyane ateganya gukora muri iyi myaka 4 yatorewe kuyobora iri shyirahamwe. Yahoze ari n'umukinnyi yewe kuba tabizi twabibutsa ko yaciye muri kaminuza y'u Rwanda akinirayo mwaze mubona amafoto ye muri rusange akiri umukinnyi. Ubu rero aho yabereye umukinnyi ngo yaje no kuhabera umuyobozi yakiniye kaminuza y'u Rwanda nyago twakongera tukasubizamo amafoto kugira ngo abantu babirebe batanagira ngo aje mu byo atazi mu byo atakinye mu byo atagize gute buryo bavuga ngo gutabusya bwita ubumera. Nisere ko rero gutazabwita ubumera kuko wabiciyemo ngira ngo yagiye uca mu makipe agiye atandukanye kaminuza y'u Rwanda ukina ikipe ya APR ukina ikipe y'igihugu. Ubu hagaritse volleyball ryari? Nahagaritse volleyball mu by'ukuri ngiye kuba umuyobozi w'akarere kuko 2005 nagiye kuba umuyobozi w'akarere nkikina 2005 nakiniraga APR nibwo nahagaritse mu by'ukuri gukina. Numva ko nari nkifite imbaraga n'ubundi gusa ariko nari mfite inshingano zitangira gukomeza gukina naho nahagaritse gukina. Wahagaritse ufite nk'imyaka nk'ingahe buriya? Nka 30 gutyo. Hagaritse ukiri muto ugereranyije na ubundi muri volleyball abakinnyi benshi bahagarara kuri iyo myaka ariko ubundi umuntu abakiri muto yakomeza kuko twagiye tubona mu bindi bihugu abakina bakageza no ku myaka 40. N'ubundi rero umuntu ashaka gukomeza kandi ni byiza ko abantu bakomeza bagakina kuko uko ugenda unakura ahubwo ni kuba utangiye gukenera siporo cyane kugira ngo ukomeze wiyubake mu buryo bw'ubuzima. Turakomeza kugenda twakira ibitekerezo byanyu kuri nimero ya WhatsApp musanzwe mumenyereye muri buze kubona munabona ku banyakira amashusho zanyu ndetse tuze no gufungura telefone wenda arabafite ibibazo arabafite ibyifuzo arabashaka kutwunganira mu bijyanye n'iryo terambere rya volleyball ryatangiye uyu munsi bitengeye hano kuri Royal TV kugira ngo uyu mukino wongere ugarure isura wahoranye bakiwukina ba Leandre muri rusange nk'uko yabitubwiraga haba mu Rwanda ndetse no ku ruhando mpuzamahanga. Mbere ko tuba tugenda dukusanya ubwo butumwa kuri WhatsApp ndetse tunakira telefone umuntu ashobora guhita agira ikindi kibazo cy'amatsiko. Ibikorwa remezo ni ibintu bisaba mikoro federasiyo ubwayo uzunguye nabonaga
amakuru bambwira ko harimo ngo kuri konti ngo miliyoni 6 gusa hafi n'ibihumbi 500, ibyo simbizi. Ntabwo ari federasiyo imaze kwiyubaka cyane mu buryo bwa mikoro ku buryo bavuga ngo izifasha iki kintu, izakenera abafatanyabikorwa baba bikorera baba inzego za leta. Iki kintu muzarwana nacyo gute? Birumvikana ni kimwe navugaga, uko tugenda tugarura abafana ku kibuga, niko nanone hagenda haboneka abafatanyabikorwa bashaka kwamamaza ibikorwa byabo muri volleyball, kuko uko abantu babaye benshi, ushaka kwamamaza abashaka kugira ngo abereke ibyo akora nawe bamubere abakiriya. Uko rero ibyo byose bigenda, ni nako abatanga sponsor bagenda baboneka. Mu by'ukuri uyu munsi ntabwo navuga ko dufite ubushobozi mu buryo bw'amafaranga, ariko dufite ibitekerezo mu buryo bwo kuyashaka, kuko abafatanyabikorwa barahari, ni ukubegera, ni ukuganira nabo, ku buryo iki cyizere tugifite ari mu gihugu imbere. Abafatanyabikorwa barahari, ari no hanze y'igihugu. Birumvikana hari nka KAREKEZI ku rwego rwa Afurika, ni umufatanyabikorwa ukomeye. Hari nka FRVB ku rwego rw'isi, ni umufatanyabikorwa ukomeye. Iyo mukoze amaproje mukabashyikiriza, bashobora kuyatera inkunga. Abo bose rero tuzabegera, ku buryo dufite icyizere ko kubona ahashobora guturuka inkunga harahari. Abandi bafatanyabikorwa bakomeye ni za club, ni amakipe turayafite, aracyari makeya mu by'ukuri. Uyu munsi dufite mu cyiciro cya mbere amakipe 8, mu cyiciro cya kabiri amakipe nk'ayo ngayo, n'ubundi ni makeya ugereranije nayo dukeneye kugira ngo volleyball mu by'ukuri itere imbere. Tuzagenda rero twegera ibigo bitandukanye. Niba uyu munsi REG ifite ikipe kandi ihagaze neza, ni ikigo mu by'ukuri cyafashije mu iterambere rya siporo. Bayumvaga muri basket nk'uko mwabivugaga ihagaze neza, muri volleyball ihagaze neza, n'ibindi bigo bishobora kugira ama ekipe. Rwanda Revenue ifite ikipe imaranye imyaka myinshi, volleyball y'abakobwa, ishobora no kugira na volleyball y'abahungu. APR ifite ikipe, dutekereza ko na polisi yagira ikipe. Dutekereza ibyo bigo byose, uko tuzagenda tubyegera tuganira nabo, tuzagenda tubasaba ko bashinga ama ekipe, kuko ni ibigo bifite ubushobozi bishaka gushinga ama ekipe, noneho tukagenda tubona amakipe menshi kandi ari mu bigo bifite ubushobozi. Abakinnyi bakarushaho kwiyongera, bakagira agaciro, bakarushaho kwiyongera, bakagira agaciro, bagahembwa neza. Ibyo byose turabireba, kandi rero ikigo nk'icyo cyashyizeho ikipe no gushyiraho infrastructure biracyoroheye cyane. Ni uko dutekereza ko bizagenda byiyongera. Birumvikana natwe nka federasiyo tuzafasha mu buryo bwo kumubiriza amafaranga, bwo kwegera ibyo bigo, no kuba twashaka inkunga hirya no hino. Ariko mbere na mbere abafatanyabikorwa, abaterankunga ba mbere dufite ni za club, kuko izihari uyu munsi zishobora kugira ibyo bibuga, hakavuka n'izindi kandi nazo zikagira ibibuga. Tukagenda tugira rero infrastructure za volleyball, kuko ntekereza ko muri ubwo buryo dushobora kubona ibibuga byinshi n'amakipe menshi. Infrastructure, ibikorwa remezo, kimwe mu byo kigomba kuraza ishinga cyane. Iyi komite nshya yatowe kuyobora muri Federation ya Volleyball mu Rwanda, iyobowe na Leandre KAREKEZI, by'umwihariko ikijyanye n'ibikorwa remezo n'ikintu bagomba kwibandaho cyane. Hanyuma ubutumwa bwanyu bwagiye butugeraho bumwe na bumwe, turagenda tubunyuramo. Harimo ibibazo, harimo ubwunganizi n'ibindi bigiye bitandukanye. Ati Meya Leandre nakomerezaho, gahunda nziza izatanga umusaruro. Ni SG wa NPC Rwanda, banza ari niwe twandikiye tubwira ngo komereza aho ngaho. Tiyateje imbere sitball na sitting volleyball, natwe abo gukora NPC Rwanda turabizi. Arakoze cyane. Ati Meya Leandre twishimiye kuba yaratowe kuyobora iyi Federation ya Volleyball mu Rwanda. Nizere ko hari byinshi yazahindura kugira ngo abafana twongere tugaruke ku kibuga. Ibyo ni bimwe mu butumwa bw'abafana. Ati byari bigoranye cyane kureba volley muri imyaka yashize, ariko ubu ngubu nibura n'umuntu yasubira ku bibuga kubera ko yabonye ubuyobozi bwiza. Ati mwire neza, uwo muyobozi tumwifurije kuzagira umugisha mu kazi, azagufashe no kugera mu makaminuza, ngo azadufashe no kugera mu makaminuza. Kaminuza volleyball yarakendereye, irimo irakendera uyu munsi.
ama ekipe ya kaminuza ntabwo agishayininga nk'uko byahoze ku gihe cyacu cyangwa na mbere yacu. Twifuza yuko n'ubundi twongera kubona amakipe akomeye atyaye rwose aturutse muri za kaminuza. Ati bonsoir Jules, uwo mugabo rwose n'ukuri kera hose yari arihe byonyine kuba agiye muri siporo akunda biratanga icyizere. Volley yacu igiye kugarura isura yahoranye kandi tumwifurije amahirwe masa mu kazi ke, Imana ibimufashemo. Ni Umuhuza Ange. Igitekerezo cyawe n'ubwunganizi bwawe, ubwo n'abari kuri telefone nabo mu kanya gato turaza kugira igihe gihagije cyo kubasubiza. Uyu nguyu yaratubaje ati volleyball kera yamye ariyo kipe nako ari wo mukino ubasha kuzamura abakinnyi bakiri batoya bavuye mu mashuri yisumbuye. Iyo gahunda isa nk'iyasubiye inyuma, murayiteganya iki? Ngira ngo nabivuzeho. Dufite gahunda yo gukorana na siporo sikorere. Minisiteri y'uburezi ifite gahunda ya siporo sikorere. Tuzabegera dufatanye nabo ku buryo niba ari ukubunganira mu buryo bwo gushaka abakoci, niba ari ukubunganira mu buryo bwo gushaka ibikoresho, ku buryo dutangira abana bakiri batoya. Nk'uko nabivugaga ngo infrastructure ya volleyball ntabwo ihenze. Dushobora no kugira kuri buri kigo cy'ishuri rya primaire ikibuga cya volley giciriritse kijyanye, tugashaka imipira, tugashaka file. Nahoze mvuga nti file dushobora no kuyikora muri gahunda ya Made in Rwanda. Kwegera koperative iboha ibintu bitandukanye mu budodo ishobora kutubohera file ya volleyball. Ubwo burya ni kimwe mu bihenda. Bakaba baboha bakoresheje imishipiri, bakaba baboha file ya volleyball ikaboneka idahenze ku kigo cy'amashuri byo kwishakamo ibisubizo. Dushaka kwishakamo ibisubizo. Rero icyo twifuza nuko gusa volleyball ikwira hose, ariko ihereye mu bana batoya bakazamuka bakina volleyball ku buryo tubona abakinnyi beza guturuka mu mizi. Bonsoir, ni umukunzi wa volleyball. Nashimiraga byimazeyo bwana Karekezi Leandre kuba yaritanze akaza kutubera umuyobozi kabisa. Twari dukeneye umuyobozi ushoboye, nawe ubundi twari turi gukendera rwose. Nahaguruke adufashe kabisa. Ubwo ubutumwa bw'abakunzi ba volleyball bakomeza kugenda bandika ati Ji meya wacu turamwemera azabikore konsi kuri we. Yaguhaye felicitation. Telefone nk'imwe Royal TV alo. Ubwo niza kuza turaza kuyakira. Ati nanjye ngiye kongera gukina volleyball kabisa. Niba yikinnye ashaje se wari kizere twe. Ari volleyball y'abasore bafite imbaraga, ariko n'iy'abakuze irahari rwose kandi ni byiza. Bakeneye siporo. Bakeneye siporo. Ati bonsoir, twishimiye cyane iyo nkuru rwose yuko Leandre yongeye gutorwa nk'umuyobozi yatoye nk'umuyobozi wa volleyball. Birumvikana ko mu gihe kiri imbere hari ibyiza byinshi duteganya mu gihe kiri imbere. Imyitwarire y'amakipe ahagararira u Rwanda mu mikino y'amashuri ya FEASA bituruka muri cya kintu urimo uravuga, ariko banza cyarakendereye muri iyi myaka. Nubwo equipe nationale twavuga ngo ihagaze neza ku rwego mpuzamahanga, ariko hahandi tuvoma abakinnyi baza muri equipe nationale barimo baratsindwa muri FEASA. Ndi gutekereza ko naho ntabwo ari bibi cyane, nubwo nyine bikwiye gushyirwa kongerwamo imbaraga. Kuri uyu munsi dufite za centre d'excellence aho turerera abana dushaka guteguramo abakinnyi beza b'ejo ba volleyball. Aho rero ni ukongeramo imbaraga, ni ukubakurikirana ku buryo babona imyitozo myiza bakiri batoya, tugashakisha noneho n'abana bafite tara. Ubwo nibyo navuga ngo turebe hirya no hino mu gihugu, abo bana tubahurize muri ziriya centre ku buryo tubona abana mu by'ukuri ejo bazavamo abakinnyi beza. Ntekereza ko ibyo rero nabyo bizashyirwamo imbaraga, ariko kugira ngo tujye kubona abo ngabo ko abo baba bari ku rwego rwa secondaire, ni byiza ko tubahera hasi muri za primaire kugira ngo bajye kugera muri secondaire hari niveau bagezeho, ahubwo noneho bibaye bageze igihe cyo kubatyaza kugira ngo bavemo abakinnyi beza. Ati hazi igihe kuko njye muzi ndi umwana dutoroka mu rugo tukajya kumureba muri gymnase ya INR, ngo ibiro bye bivuze ubuhuha. Ni ukuri twarishimye. Kuri telefone hariho umuntu. Royal TV alo. Alo. Oui. Yego, urinde uragana he? Ndi Kicukiro. Barizo umuyobozi wa volley. Arakumva.
ati Rayon Sport urayiteganya igihe izaba ko mukoresha shampiyona. reka gusubiza nta kindi. Rayon Sport yabayeho igihe gitoya. Ibyo nabyo ni bimwe mu byo twifuza gukosora. Kubona ikipe ivutse igakina shampiyona umwaka umwe cyangwa se imyaka ibiri ikongera ikazimira, mu by'ukuri ntabwo biryoshye. Niyo mpamvu navuze ngo dufite amakipe make turifuza ko aba menshi, ariko ku buryo bw'umwihariko Rayon Sport turifuza ko igaruka. Nta nubwo iranagenda kuko iracyari umunyamuryango wa FRVB, kuko itegeko rya FRVB rivuga ko ikipe ivutse nk'uku nguku kugira ngo itakaze ubunyamuryango ni nka nyuma y'imyaka 4 ititabira ibikorwa ibyo ari byo byose bya federasiyo assemblée générale ititabira, kandi imyaka 4 ntabwo irashira. Abayobozi bayo rero twatangiye kuganira, bafite n'ubushake bwo kugira ngo bagarure Rayon Sport. Ubwo natwe inkunga yose ishoboka kugira ngo Rayon Sport igaruke tuzayitanga, ariko icyo twifuza ni uko si yo yonyine, harimo n'andi makipe twifuza ko agaruka. Harimo ari kugaruka yatangiye kwiyandikisha, ariko turifuza ko tugira amakipe menshi ari mu cyiciro cya mbere, mu cyiciro cya kabiri. Ubwo rero na Rayon Sport tuzakomeza tuganire n'abayobozi bayo, kuko nabo bifuza ko yagaruka ikongera ikaryoshya volleyball. Ibiganiro aho bigeze ibiganiro aho bigeze rwose batwemereye ko Rayon Sport izagaruka. Birumvikana rero ko bashonje bayishyuye abakunzi b'iyo kipe n'abakunzi ba volleyball. Mwiriwe, ndashima gahunda ya Meya Karekezi, turamushyigikiye cyane. Nitwa Robert. Ubutumwa bwo ni bwinshi cyane, ngira ngo hari ndaza kumuha bwitwaze arebe icyo yabuvanamo. Ati tumuhaye ikaze cyane rwose muri Federation ya Volleyball mu Rwanda, aze agire impindura matwara. Kuri telefone turakira nk'undi muntu umwe cyangwa babiri. Ati bonsoir, turashimiye cyane rero TV ko mwabashije kwakira umutumirwa no kudutumirira president. Ati turamushyigikiye muri volleyball, turongera twese tugaruke ku kibuga. Ubutumwa bwose wabwumva, wakumva ko abantu basa nk'aho bari barazinutswe abiwe, ugerageje gusesengura ubona wabigarutseho, ariko mu buryo bweruye byaterwaga n'ubuyobozi bwari buriho, imiyoborere mibi, gahunda mbi, tubyita iki? Ngira ngo mu buryo bwaguye mu by'ukuri sinabyinjiramo ngo mbimenye neza. Nkurikije imyaka namaze n'ubundi nsa nkaho ndi hanze ya volleyball, ntashyizemo akaboko cyane nk'uko mu by'ukuri nayihozemo, ariko ntekereza ko ubu ngubu ubwo bangiriye icyizere ngiye nkicarana n'abasanzwe, nkicarana na staff technique bahari, nkicarana n'abakoci, nkicarana bari muri arbitrage, nkicarana n'amaclub, nkumva ikibazo mu by'ukuri aho kiri, tukagisesengura tugashaka igisubizo. Ndishimira ko hari icyizere bamfitiye, kandi nanjye numva mfite imbaraga zo kugira icyo nkora kugira ngo volleyball itere imbere. Asigaye navuga Imana ibimfashemo kugira ngo icyo cyizere bamfitiye nzabashe mu by'ukuri kugera ku byo bifuza, kandi dufatanije nabo, kuko nubwo twe badutoye nk'abayobozi, ubwo ndavuga jyewe na komite badutoranye, mu by'ukuri turi abakozi babo, turahari kugira ngo tubumve, turahari kugira ngo batugezeho ibyifuzo byabo, hanyuma tugerageze kubishyira mu bikorwa, ariko ntibumve yuko hari abantu babishinzwe batanu, ahubwo bumve ko twese dushyize hamwe hari umurongo dushobora guha volleyball. Icyo twifuza rero ni ubwo bumwe bw'abavoreyeri bw'umuryango wa volleyball, kugira ngo twese dufatanye mu iterambere ryayo, mu iterambere rya volleyball by'umwihariko. Akabazo k'amatsiko ngira ngo tuzagenda tugira igihe gihagije cyo kuganira kuri volleyball, aho ibintu bigeze ubu ngubu. Biracyari mu itangiriro, biracyari kuvuga imigabo n'imigambi, biracyari kuha abantu ubutumwa bwo kubizeza ko urugendo rushya rutangiye, ariko si n'urugendo gusa, burya umuntu ashatse yanarwita ko ari urugamba. Hari ikintu gikunze kugaruka, ikipe z'igihugu ugasanga zifite ngo umutoza ngo umwe, abagabo, abatoya, abagore. Iki kintu cyo mujya mugitekereza iki? Kubera ko uyu munsi wenda uyu munsi amahirwe dufite nuko tukubonye no mu administrateur, ariko na côté technique hari icyo biziho. Mwe mubitekerezaho iki kino kintu?
ntekereza ko atari byo, ntabwo ari byo. Mu by'ukuri hari umutoza dufite w'umunyamahanga ndetse ufite ubumenyi kuri volleyball ushobora no kugira icyo adufasha, ariko uwo nguwo kugira ngo abashe kugira icyo adusigira ntabwo tuzamuhorana, ni uko hakwiye kuba hari abanyarwanda hafi ye bamwigiraho ku buryo ejo nagenda abanyarwanda bazamusimbura kandi varaburoma. Ni nayo mpamvu rero mu by'ukuri nubwo dufite ayo ma ekipe menshi asa nk'aho areberera, akwiye kuba atanga apuye mu buryo buri tekinike ku bandi batoza, tukagira abandi batoza dushobora gushinga ayo ma ekipe, akajya asa nk'ubagira inama ati aha twagera gutya, aha twagera gutya, noneho bagashyira mu bikorwa za nama yabahaye, tukareba umusaruro bitanga. Ubwo icyo dushaka amaherezo ni uko tuzagira ekipe zitozwa n'abanyarwanda, ekipe z'abanyarwanda zitozwa n'abanyarwanda. Birumvikana rero abanyamahanga dufite uyu munsi baratwunganira, ariko turashaka ko mu by'ukuri bafasha abanyarwanda gukura. Ntekereza rero ko ibyo tuzagira umwanya wo kubiganiraho n'abandi duhuriye mu muryango wa volleyball, tukareba uburyo wa mukoci dufite dushobora kumubyaza umusaruro. Naho ubundi mukoci umwe kuba yatoza amakipe y'abakobwa yose mu byiciro bitandukanye, agatoza y'abagabo yose mu byiciro bitandukanye, bishobora kuba nk'umuntu wirukankana inkwavu nyinshi. Ntekereza ko bishobora kurangira nta n'umwe afasha. So nawe tuzagira ibyo tumusaba, ariko icyo tureba ni uko tugomba gufatanya nawe ko hari ubumenyi afite, tukamuvomamo kugira ngo abanyarwanda babusigarane. Igihe nikigera kontara ikarangira, turebe aho abanyarwanda baba bageze. Ariko turatekereza gushyiraho ama ekipe menshi y'igihugu, turavuga ku byiciro bitandukanye, junior, under 17, under 20, abafite imyaka 23 kuzamura, abo bose bakaba bafite wa mutoza akaba ashobora gutanga ibitekerezo, ariko akaba n'umutoza w'umunyarwanda ubashinzwe kubakurikirana mu buryo busa nk'aho buhoraho. Ariko wa wundi akaba ntekereza ko ashobora gutanga inkunga mu buryo buri tekinike, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo ari byose uyu munsi afite kontra ifite uburyo iteguye, ariko tuzicara tukaganiraho, tukareba uburyo twamubyaza umusaruro kurushaho, kuko ntekereza ko uyu munsi nubwo afasha, mbona yashobora gufasha neza kurushaho aramutse afite abatoza b'abanyarwanda bakarahurira abandi ubwo bumenyi cyane. Ngibyo rero ibikorwa ni byinshi cyane, gahunda ni nyinshi cyane muri volleyball mu gihe cy'imyaka 4 iri imbere, iyobowe na Leandre Karekezi. Birumvikana ni intangiriro zitanga icyizere bijyanye cyane cyane n'ubutumwa turimo turabona ngate thanks, turakaza neza muri volleyball rwose. Twizere ko hari ibyo uzahindura mu uyu mukino. Tunashimira TV muri rusange, mugire amahoro. Ubutumwa bw'undi bwinshi bukwifuriza ikaze, bugaragaza amarangamutima yabo ko bifuzaga umuntu nkawe kugira ngo uze kuyobora volleyball. Ngira ngo ibyacu turabicumbikira ahangaha, tuzakomeza kugenda duha urubuga ruhagije volleyball n'iterambere ryayo, kuko natwe turabakunzi b'uyu mukino, turabafatanyabikorwa mu iterambere ry'uyu mukino. Tuzakomeza kugenda dukora ibishoboka byose hano kuri Royal TV kugira ngo umukino utere imbere. Perezida, ndagushimira cyane ku mwanya wawe wigomwe ukaza kugira ngo tuganire. Ni ikiganiro kigufi ariko kirimo byinshi, twagiye dukomoza ku ngingo ntituzinjiremo zose, burya tuzajya tugira igihe cyo kujya tuzinjiramo. Gahunda nimara no kuyishyira ahagaragara, burya biba byiza iyo abantu babanje kwiha gahunda, noneho evaluation ikajya igenda iba mu gihe hagati. Sinakunigana ijambo, wenda ushaka gushimira, ubutumwa ushaka guhabona abakunzi bose ba volleyball batwandikiraga mbere ko dusoza. Gushimira, ndabanashimire ama club membre ba federation ya volleyball ku cyizere bangiriye. Mbizeza ko nanjye mpari kandi n'uwo afite imbaraga zo kugira icyo nakora kugira ngo volleyball itere imbere. Nshimire abakinnyi, nshimire famille ya volley, ubwo harimo n'abafana. Birumvikana support bampaye nayumvise, ikaze bampaye naryumvise kandi ndabashimira. Gusa ndabasaba ko iyo support iguma hafi, ntibazavuye tumushyire mu kibuga turebe uko akina, tumurekeremo. Ndabakeneye mu buryo bw'ibitekerezo, ndabakeneye kugira ngo dufatanye kubaka volleyball. Ntabwo ari jyewe na komite nk'uko nabivugaga, ni twebwe twese nk'umuryango wa volleyball.
ndumva rero nkurikije support numvise mu batanze message mu bagiye bahamagara ndatekereza ko nidufatanya twese nitwunga ubumwe byose tuzabigeraho kandi icyo tubizeza nuko tuzakorera muri transparency ubona buzi ikinyarwanda mu mucyo tuzakorera mu mucyo ntacyo tuzabakinga intambwe duteye tuzatubamurikira aho babona bitanoze batubwire batanga ntago binoze mu abikora gutya twicare tubisubiremo tubinoze icyo dushaka nuko dukora uko babyifuza turabakozi babo rero kandi turahari kugira ngo tubafashe kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Muhari ku bwabo reka nongere ngushimire cyane ku mwanya wanyu mwigomye kugira ngo tuze kubana hano mu kiganiro cyacu afite amashuri ikindi gihe tuzabasha kubana nawe. Mwakoze cyane kandi namwe gukurikira ikiganiro cyacu cy'uyu munsi cyo kuri wa mbere tariki ya 8 Gicurasi 2017 ni half time show buri wa mbere buri wa gatatu ndetse na buri wa gatanu. Reka cumbikira ngaho ikiganiro cyacu tuzongereye ku wa gatatu turi kumwe n'umusifuzi nkuko mumaze kubimenyera mu mategeko ya ruhago. Ubwo ubutaha ku wa gatatu tujya dukunda kugira agace kwigishamo amategeko y'umupira w'amaguru. Ubwo ubutaha nimara kunoga neza tuzanatangira muri ako gace kwigisha amategeko ya volleyball by'umwihariko kuko nawe n'undi mukino nk'iyindi byose nibyo gutekerezwa nibyo gukora muri rusange Sophie gusa yo gutangirana icyizere mu rugendo rushya. Perezida yari yaje gutangirana natwe ku kuyobora uyu mukino wa volleyball ndetse n'iterambere ryabo mu gihe cy'imyaka 4 iri imbere. Ciao ciao mukomeze kurikirana gahunda za Royal TV ko bateguriwe muri rusange. Half time show nakagaruka kwa gatatu mu makuru buri mugoroba tuba turi kumwe mu gace kahariwe imikino murare aharyana.